Showbiz News Rwanda. Tariki ya gatatu Mutarama 2023 nibwo Mugisha Robinson Fred wamamaye nka Element Ere yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 3 n'inzu y'ubucuruzi mu bya muzika ya 155am ya Coach Gael nka producer. Na masezerano yagombaga kuzarangira tariki ya gatatu Mutarama 2026. Turaje turengo nibiki bivugwa muri aya masezerano, ese no kubera iki uyu Element Ere yishaye amasezerano kugeza aho ubungubu bivugwa yuko yenda kuva muri 155am kandi akavamo badafitanye umubano mwiza, ndetse kandi akaba yenda kujyanwa mu rukiko akaba yabifungirwa akabibazwa. Mbere yuko tubitangira nagira ngo nanone mbanze mbifurize amahoro amafu n'amafaranga wo muri hose agiye atandukanye. Ndabakunda cyane kabisa kubera ko ni mwebwe tuba dukora kandi ni mwebwe niyo mpamvu turi hano. Reka rero mbibashimire, ni nayo mpamvu ngira ngo niba uri mushyashya ugeze hano kore subscribe kugira ngo tuzacikwa buri munsi n'inkuru tugenda tubagezaho. Tudatinze nkuko nayo mbikomojeho imyaka 3 cyangwa se imyaka ishize muri aya masezerano. Iyi myaka yaranzwe no gushwana kwa hato na hato, ndetse mu itangazamakuru huzuye inkuru nyinshi zivuga kuri iyi ngingo. Kenny Mugarura uyobora 155am aherutse kubwira abanyamakuru yuko amasezerano yabo na Element gikomeje, kandi ko mu gihe yifuza gutandukana nabo biteguye kureba icyo amategeko avuga kuba batandukana. Element rero yinjiye muri 155am afite indirimbo imwe yinjiyemo bigizwemo uruhare na Bruce Melody waganirije Coach Gael amubwira ko akeneye producer wihariye. Ni nawe rero wasabye Coach Gael ko bazana Kenny Soul muri iriya rebo. Ni mu gihe Element we ari we wasabye Coach Gael kwakirwa muri rebo kwa Roskana na producer Compressor. Bivuze ko Bruce Melody yazanye abantu babiri muri rebo na Element azana abantu babiri muri rebo. Mu magambo make Coach Gael nta ruhare yagize mu kurambagiza binjira muri rebo, uretse Bruce Melody yinjije nk'umuhanzi akaba n'umufatanyabikorwa muri rebo ye nyuma yuko atumvikanye na The Ben. Ubwo ngubwo Coach Gael nyine nyuma yuko atumvikanye na The Ben yahisemo gufata Bruce Melody. Element rero yamenyekanye cyane ubwo yaratangiye gukora muri studio ya Country Records ya Nduwimana Jean Paul wamamaye nka Nopuja. Ni nyuma yuko yari amaze gukuramo indirimbo zakunzwe mu buryo bukomeye. Country Records yamwubakiye izina mu buryo bukomeye kugeza ubwo yanabaye nimero ya mbere mu bo label 155am yatekerejeho bwa mbere ubwo bashaka producer wo kujya akorana nabo mu bihe bigiye bitandukanye. Kopi rero y'amasezerano ye igaragaza ko yahisemo gusinya amasezerano nk'umufatanyabikorwa cyangwa se twakwita partner. Ibi bitandukanye n'amasezerano yari afite muri Country Record kuko yakoraga indirimbo umuhanzi akishyura studio hanyuma wagahabwa ijanisha ry'amafaranga ajyanye nayo bemeranyije. Aya masezerano rero avuga ko Element Ere yagombaga kwakira amafaranga y'indirimbo zose yakoze, hanyuma we agatanga ijanisha ku mafaranga y'iyo ndirimbo yakiriye. Yagombaga gufataho 40%, hanyuma label 155am ikakira 60%, kandi ibi byose akabitangira raporo mu gihe kitarenze iminsi 15. Bivuze ko rero mbere y'iminsi 15 yasabwaga gutanga urutonde rw'indirimbo yakoze, amafaranga yakiriye, hanyuma akabitangira ijanisha. Umwe rero mu bakora muri 155am tatishize Element atigeze atanga raporo y'indirimbo yakoze ndetse n'amafaranga yishyuwe ku buryo harebwa ijanisha yagombaga gutanga muri 155am muri 155am. Element rero yakoze indirimbo 38 kugeza ubu. Asobanura ko amafaranga yishyuwe ku ndirimbo Sikosa ya Kevin Kade na The Ben kugeza no ku zindi yagiye akora ntigeze zitangira ubusobanuro ndetse nganagaragaze amafaranga yinjije. Uvuga rero aya masezerano nko nabivuze ari kuri page 6 agaragaza ko Element asabwa gukora indirimbo 7 mu kwezi kumwe kandi akamara amasaha 48 mu kwezi muri studio. Umwe mu bakora muri 155am yavuze ko aya masaha Element yasabwaga kumara muri studio atigeze yubahiriza. Bivuze ko yisha akazi ndetse nk'umufatanyabikorwa byose arabyangiza. Asobanura ko nka rebo icyo bagombaga producer Element ari ukumushyiraho studio yujuje ibisabwa byose, kumushakira amahirwe yo gukora abahanzi batandukanye, ibikorwa byo kwamamaza ndetse n'ibindi.
Element rero yahawe agera kuri miliyoni 20 yifashishije mu bijyanye no kwimukira muri studio kugira ngo abashe kwitaho studio, kandi yashyizwemo ibikorwa birimo nka laptop igezweho ndetse banashyiramo software zigezweho n'ubundi zimufasha mu gukora akazi ke ko gutunganya umuziki. Amasezerano rero asobanura neza ko Element ari umufatanyabikorwa cyangwa se partner, ariko ikaba umukoresha uba ukeneye raporo buri nyuma y'iminsi 15 no kugaragarizwa ibyinje. Nubwo ari umufatanyabikorwa yagombaga gutanga raporo ku bakoresha be. Nuvuga ngo ese Element ubundi yishyuza amafaranga angahe? Element akinjira muri label yerekanye ko indirimbo mwayikora miliyoni 1 ushingiye kwijanisha yafataga 400 ni mu gihe label yagombaga gusigarana 600 ku ndirimbo imwe. Aya masezerano kandi agaragaza ko Element yasinye nka brand aho sabwa kujya atanga 50,000 y'amafaranga yishyuwe, ubwo no kuvuga mu bikorwa bindi yagendaga akora biri ku ruhande y'umuziki nko kwamamaza cyangwa se ibikorwa yinjije mu ndirimbo. Avuga ko mu bitaramo Element yakoreye muri Uganda aho yishyuye 10,000 by'amadolari ndetse akajya no mu Bwongereza ntigeze atanga ijanisha ry'amafaranga yasabwaga. Ubwo no kuvuga mu gitaramo yakoze bakamuha amadolari 10,000 yanga yageza kuri miliyoni hafi 10 z'amanyarwanda. No kuvuga ko aya mafaranga ndetse n'ibindi bitaramo byose yagiye akora mu Bwongereza ntabwo yigeze atanga ijanisha ryinjiye kugira ngo abe yanatanga percentage kuri iriya company ya 155 AM label. Mu ikorwa rero rya album Colorful Generation, Element yishyuje Bruce Melody miliyoni 2 kuri buri ndirimbo. Na amafaranga yagiye atangwa na label ku ndirimbo yakoreye Roscan na Kenny Soul, buri umwe yishyuraga miliyoni 1 n'ibihumbi 500. Umwe mu bakora muri iriya label ati ibyo byose birahari, ibimenyetso bigaragaza ko yishyuwe birahari. Yanavuze ko mu masezerano bagiranye harimo avuga yuko kuva mu myaka 3 bakorana bemerewe kureba mu nguni zose amafaranga yinjije cyangwa se yinjijwe kuva bakorana. Ibi rero bisobanuye ko igihe baba bagiye mu rukiko, Lebron 55 AM ifite uburenganzira bwo kwitabaza umunyamategeko wabo agasaba uburenganzira bwo kureba kuri mobile money ya Element, kuri bank n'ahandi hashobora kuba haranyuje amafaranga ajyanye nayo yinjije mu gihe yamaze akorana n'iyi label. Sesenguye ibivugwa muri aya masezerano, niba Element yarasabwaga gukora indirimbo 7 mu kwezi kumwe, bivuze ko ku mwaka agomba gukora indirimbo 84, kandi buri ndirimbo imwe ifite igiciro cya miliyoni 1 ukubye n'imyaka 3 bingana n'indirimbo 152 ukubye na miliyoni 1 bikangana na miliyoni 252. Bivuze ko izi ngizi arizo byibura Element ashobora kwishyuzwa abaye ari make. Imibare rero yerekana ko uko zijanisha ry'amafaranga Element agomba kwishyura 155 AM miliyoni 151,200 ni mu gihe we yasigarana miliyoni 100,800. Ubu imibare hari igaragaza ko amaze gukora indirimbo 38 ukubye na miliyoni 1 ku ndirimbo imwe bingana na miliyoni 38. Atanze ijanisha rya 60 kuri label 155 AM yabaha miliyoni 22,800. Mu nshingano za producer harimo kuba yiteguye gukora akazi mu gihe cyose akeneye muri 155 AM nibura amasaha 48 mu gihe cy'ukwezi kumwe, kwemera gukora indirimbo 7 mu gihe cy'ukwezi kumwe kandi zirangiye ku buryo zisohoka, gushyira ikirango cyangwa se jingle ya 155 AM mu ndirimbo ndetse kandi kigashyirwa ahantu hose hari igihangano cyakorewe muri label, yaba ari kuri affiche zitegura indirimbo, ku mashusho y'indirimbo n'ibindi bijyanye no kumenyekanisha icyo gihangano. Ku musozo rero w'aya masezerano bavuga ko buri gihembwe bazajya bakora ibaruramari ku byinjijwe na producer, hanyuma ibyo agomba kwishyurwa bishyirwe kuri konti ye hakwemo amafaranga ya komisiyo. Iyo rero unyujije amaso kuri internet ubona iyi contract ahiri mu cyiciro kizihabwa aba producer bagiye gutangira gukorana na labels zikomeye, major labels. Ni amasezerano ategurwa ku buryo buri kimwe cyose producer arambitse ikiganza kimwinjiriza kikinjiriza na label. Zimwe muri label zikomeye zagiye zita cyangwa se zikita amazina aba producer bajya kuvamo like igihe kitageze izina ryabo bakarya kwa habuze gato rero ngo bibe kuri Element. Ubwo yavaga muri Country Record iriya zina nawe habuze gato ngo arijyakwe. Umuhate rero wo kuvuga ngo
abanyamakuru bavugana na Element Ere ntacyo wigeze ugeraho kubera ko Element Ere kugeza aka kanya nta na kimwe aratangaza. Coach Gael rero numwe ma no kuvuga ngo Coach Gael akaba ari uhagarariye iyi company ndetse ikaba afite producer Element Ere, ifite abafatanya bikorwa Bruce Melody, umuhanzi w'icyubahiro muri label ya mbere cyangwa se umuhanzi w'icyubahiro muri label wa mbere 155. I am on Bruce Melody. Ndabakunda cyane, ukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikwa umunsi ku munsi. Showbiz News Rwanda.